subiramo nyambo ngira ayo magambo. Amena. Imana ni Imana kandi ikomeje kwigaragaza mu buryo bwayo nk'uko nabibabwiye ejo byari tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka cyangwa se 2026. Nababwiye yuko Nyambo Jessica yamaze kuba yajya mu murenge cyangwa se rwose yaragize ati rwose my sweetheart my darling everything this for you, ibi byose ni byawe ndakwihaye wese, ibyo nakoreye ibyo navunikiye ndetse kandi nanjye ubwanjye ndakwihaye cyangwa se nguhaye ibyanjye byose. Nukuri kw'Imana. Aremewe. Biza cyane. Nukuri niba ukunda Nyambo ukaba uzi neza yuko ukunda ibikorwa bya Nyambo, nuze kugenda utamwifurije kuzagira urugo rwiza. Kandi rwose umugore iti Nyambo rwose mukobwa wacu mwiza witonda kandi dukunda, Imana izabe mu ruhande rwawe, Imana izabe mu kuboko kwawe. Ubone nko maze kubimenyera ahangaha turebera hamwe inkuru z'ibyamamare, documentary, amateka y'ibyamamare, inkuru ziri trend cyangwa se inkuru zifasha kubaka societe no guhindura imitekerereze. Ngiyo zibategura nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Iva, no tubicano yacu ikitwa Iva Talk Empire. Wamaze ukanda subscribe se ukandika kuri video zacu, ese ujye wandika comment kuri video zacu. Nukuri cyo nakwifuriza akakanya Imana ikublessing. Nagusabye akantu kamwe gusa, casi muri comment ubwire Nyambo uti Nyambo rwose Imana izabe mu kuboko kwawe, izakugenda imbere, nyine uzagire urugo rwiza kandi rwose uzabyare hungu nako. Muri video rero ikintu kinzanye no akakanya ntabwo ari kukubwira yuko wenda Nyambo yagiye mu murenge cyangwa se ntabwo ucaka yuko tugaruka wenda kukuba Nyambo yaragiye mu murenge, ahubwo ikintu ucaka yuko tuvuga aka kanya tugiye kurebera mwe udushya noneho twaranze uriya munsi cyangwa se twaranze nyine umunsi wa Nyambo. cyangwa muraho wambwiye mine oyambwira bro Ejo byari tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Umukobwa witwa Nyambo Jessica yagiye mu murenge cyangwa se yarakamanitse nk'uko nyine inkunda rubyino cyangwa se nk'uko bamwe mu rubyiruko dukunze kubigana cyangwa se nk'uko dukunze kubivugaho. Bamwe baragira bati rwose buriya umanika gati wicaye ariko wajya kukamanura ugahaguruka. Iyo umuntu yamaze kuva mu murenge akavuga ati rwose ibyanjye byose, ibyo nakoreye, ibyo navunikiye, nemeye ko tuzashiyaringa senkani 50-50. Biriya bintu ntabwo biba byoroshye, nyine buriya kumanika akaboko birenze kumanika akaguru. Sinzi niba kino kintu rero cyumva neza ibintu nshatse kuvuga. Nyambo buriya amaze kumanika akaboko yavuze ati umubiri wanjye ndawuguhaye, imitungo yanjye nakoreye yose ndayiguhaye, kandi rwose buriya hasigaye kugira biki kuba yamanika akaguru kugira ngo nyine azatubyarire hungu nakobwa yomwe kandi nyine azasubize ingubyi umugongo. Icyo nicyo gikorwa kiba gikurikiyeho, ari nacyo nyamukuru kiba gikomeye cyane. Ariko nyamunika rwose uyu munsi tugiye kurebera hamwe udushya tugera kuri 5 twaranze ikirori cya Nyambo ejo ku itariki 30. Tuno dushya icyambere turagusigira isomo, nyine hari ibintu byinshi wakigiramo. Ushobora kuba wenda uri umupapa ufite wenda urugo, wakigiramo wenda uburyo uzadekora wenda ubukwe bw'umwana wawe, cyangwa se niba ukiri umukobwa cyangwa se wenda ukaba ukiri umusore rwose wakuramwo isomo nyine ry'urugendo rw'ubu buzima. Ngiye inkuru zose negura mbangamije yuko usigarana isomo, ntabwo mvuga story gusa nyine ngo nkubwire wenda story ziri gutrendinga ngo nibirangiza birangirira aho ngaho. Oya, mbangamije yuko ukuramwo isomo, nyine ugira icyo wigiraho. Icyambere ugomba kwigira kuri Nyambo. Nyambo rwose n'umwe mu bakobwa ndi kubona yuko ari kuzana resulta nziza mu rubyiruko. Nyambo witegereze neza comment, abantu benshi nyine baramushima rwose. Nyambo n'umwana mwiza pe, yitwaye neza. Ngewe Nyambo ntabwo tuzere nyina nubwo muzi situranahura na rimwe, ariko byibura Nyambo yitwaye neza pe, ndamushimira. Mu bakobwa bose bo mu Rwanda ni umwe mu bakobwa bashatse cyangwa se nyine bagiye gukora ubukwe, ari ugasanga abantu benshi bamufitiye icyizere. Sinzi niba wenda kino kintu uracyumva neza, ariko abantu benshi bashaka cyangwa se abantu benshi bubaka ingo ntabwo bose baba bafitiye icyizere. Hari umuntu ugenda nyine bakamurembera yandirimba ivuga ngo nyine ngo namuguru utwaye bande. Ariko Nyambo ni ukuri kw'Imana pe, Nyambo ibyo abantu benshi bamuvuzeho bitari byiza, ibintu byinshi nyine abantu benshi bagiye bamuvugaho, ariko nyine ugenekereje byibura ugenekereje muri vizo turimo wasanga Nyambo nako atagize, yitwaye neza pe. Ngiye kuva namumenye cyangwa se kuva natangira kumenya izina Nyambo, nubwo numvishe atari ko yitwa, ngo amazina yewe yitwa Niyo Nkuru Eme.
rwose niba nawe waruzi nyambo menye neza ko amazina ye wiswe n'ababyeyi ni niyo nkuru Aime, ariko niyo nkuru Aime kuva namumenye ngiye ku ruhande rwanjye nta kintu na kimwe kibimuziho cyangwa se ntabwo nigeze nyine numva n'inkuru itrendinga imuvugaho nabi usibye kumusebya cyangwa se kumuvuga ibintu bitari byiza. Rero nyamuneka rwose nyambo niba uri umukobwa ukwiye kumufatiraho isomo, yakubera urugero cyangwa se yakubera icyitegererezo, ukazabera nyine ukazabera ishusho nziza abandi, ukazabera barumuna bawe cyangwa se bakuru bawe urugero rwiza. Rwose aka niko gashya kambere ngiye nakubwira kuri nyambo ngewe muziho. Mbere yuko njya kubwira ibindi byose nyine nkubwire ngo wenda ngo mu kirori cyo byagenze gutya, ibyo ngibyo biza inyuma. Agashya kambere nuko nyambo abantu benshi bishimiye yuko arongorwa cyangwa se akora ubukwe. Abantu benshi nyine bishimiye banejejwe no kubona uyu mwana w'umukobwa yabonye umukunzi kandi umukunda nyine umwitayeho. Kandi mu bigaragara rwose uyu mutipe aritonda pe, mu bigaragara urabona yuko nyine aramwubaha ndetse kandi amuhereza agaciro, kandi urabona yuko nyine ari umusore uvuga amagambo make cyane. Nyamuneka rero rwose ako ni agashya kambere ngiye nabonye kuri uyu munsi ku itariki 30. Nyambara akunzwe kandi yifurizwa ibintu byinshi byiza. Nawe nibyo mwifuriza aka kanya niba uteze amatwi ino video, byibura uzakore mariage. Abantu bagiye bavuga ngo uyu muntu atwaye umugore, uyu muntu abonye umusore, cyo kintu cya mbere nkwifuriza mu buzima bwawe. Agashya ka kabiri rero noneho sasa nibwo tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Ubundi nyine narindi kugucira ku mayange. Noneho agashya ka kabiri gakomeye cyane nabonye kuri uyu munsi ku itariki 30 ubwo nyambo nyine yajyaga mu murenge, ni ikintu bita decoration. Hano iyo mvuze decoration ubyumve neza cyane. Ubone ngewe iyo ngiye mu kirori cyangwa se iyo ndebye ikirori cyari cyo cyose, hari ikintu cya mbere mbanza kureba. Nkuko uzi neza yuko nyine umukobwa mwiza ukimukubita ijisho, ikintu cya mbere ubonye ni uburyo agaragara cyangwa se uburyo yambaye. Nangiye mu kirori agashya ka mbere mbona ni uburyo abantu bambaye ndetse kandi rwose na decoration iri aho ngaho. Rongeyo aha ngaha iyo mvuze decoration ubyumve neza cyane, harimo uburyo umugeni yambaye, hakazamo uburyo umusore yambaye, ndetse kandi n'abamuherekeje, ndetse nyine ntibagiwe n'imodoka bagenzemo n'abantu bishimiye ikirori. Ibyo byose mbishyira mu cyiciro cya decoration. Ibyo ngibyo nibyo bituma ikirori cyangwa se ubukwe bugenda neza cyane. Rero rwose ku uyu munsi wa nyambo bwajyaga mu murenge yari yambaye neza pe, yari yambaye nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, kandi abamuherekeje bo rwose bari bambaye neza cyane kumurusha. Sinzi impamvu hari ikintu maze imitsi nibaza, cyangwa se nyine hari ikintu maze imitsi ntekerezaho nkibaza nise no kubera iki iyo umukobwa kandi uko nanjye mumfashe kugasesengura cyangwa se muze kumbwira wenda ibitekerezo byanyu muciye hasi muri comment. Ese ni ukubera iki iyo umukobwa agiye kujya mu manyi cyangwa se agiye gukora ubukwe akunze kwambara nyine agakanzu gasa nkaho ari kagufi, ariko abamuherekeje bakambara birebire? Ni ukuri ndashaka yuko abakobwa ndetse n'abasore muza muri comment tukaganira cyangwa se tukungurana ibitekerezo. Niba wumvishe ino video kugira ahangaha igeze uze kumfasha umbwire impamvu. Ni ukubera iki umukobwa wabonye umugabo nyine agiye gusezerana cyangwa se agiye kujya mu murenge agiye gukora ubukwe abashaka kwambara udukanzu tugufi, ariko bamuherekeje wakitegereza neza ukabona bashaka kwambara ibirebire? Iyo mpamvu muze kuyimbwira tubiganeho cyangwa se twungurane ibitekerezo. So rero rwose ako ni agashya nabonye kwa nyambo. Nyambo yari yambaye neza, ntabwo nshatse kuvuga ko nyambo yari yambaye wenda ikanzu ngufiya, ariko yari yambaye nyine byiyubashye muri mwayene, kandi ubone yuko rwose aberewe asa neza cyane. Ibi nabishimye kandi nabyishimiye, ni agashya keza cyane. Niba uri umukobwa ushobora kuzahitamo agakanzu nk'ako nyambo yari yambaye nyine ku munsi w'ubukwe bwawe, cyangwa se ku munsi nyine nawe uzarongorwa, cyangwa se nubona uwawe akaguhitamo akavuga ati rwose this is my wife, this is my girlfriend, this is my boyfriend. Ndakubwiza ukuri rwose uwo numubona nawe niba uri umukobwa uzahitemo agakanzu rwose nk'ako nyambo yari yambaye kari keza cyane, kandi uzahitemo abazaguherekeza basa nk'uko nyine wenda abanyambo basaga. Ni ukuri rwose bose basaga neza kandi bari baberewe cyane. Ibyo mwifuriza aka kanya ngewe ni byiza cyane kurenza uko ubitekereza. Agashya ka kabiri runabonye rwose kuri wa munsi nyine ku itariki 30 ubwo nyambo yajyaga mu murenge. Kano gashya nako gakuraho isomo kandi ikomeye cyane. Nyambo rwose yarize, my brothers, yagaragaje icyo twita emotions. Niba uri umukobwa ukabuteze amatwi no video dura ka tekinike ngewe wamfatisha. Niba uri umukobwa
rwose ushaka gufatisha Iva, ushaka kwigarura nyine ushaka kunyigarura njyewe. Uri umukobwa ugira emotions zo kurira, njyewe ndabikunda cyane, ariko especially iyo urizwa n'ibyishimo cyangwa se iyo urira nyine kubera yuko wishimye, just kubera ko nyine umuntu ukora ikintu cyiza ukarira. Just ibyo bintu nabikunda, njye nifuza kuzibona ndi umugabo just nyine ndiza umugore wanjye kubera ibintu byiza cyangwa se kubera ibyishimo. Just nyine nkamubwira ngo my sweetheart, my darling, everything this for you, ibi byose ni ibyawe, nzagukorera ibirenze ibi. Just wenda nubwo wenda twebwe tuba turi abana b'abantu dushobora gupanga ibintu byacu, wenda nibigene nkuko twabitekereje cyangwa se nibigene nkuko twabyifuje, ariko nyine njya mbitekereza just nyine mba numva nshaka umuntu twahuza cyane ku rwego njye mba najya mbasha kubitekerezaho. Sinzi niba wenda biba biterwa no ko wenda umuntu aba akiri umwana n'ibiki, ariko nyine mba mbyifuza, mba mbipanga, mba mbiplaninga, mba bitegura, nubwo wenda bitazagenda nkuko nabyifuje, ariko ibyo bintu njya mbitekereza kandi cyane. Soro rwose nyamuneka Nyambo Jessica yagaragaje emotions, ariko we uburyo yazigaragajemo nabonye atazigaragaje mu buryo bwiza, kuko hari abakameramani benshi cyane, hari kamera pe, amatelefone, amakamera menshi cyane, ku buryo nyine nawe ubwe yabirebye bituma nyine agira emotions, atangira kurira nyine byaramurenze muri makeya. Soro bivuze ngo Nyambo Jessica biragaragara yuko rwose inkuru yiwe yishimiwe ndetse kandi yakiriwe n'abantu benshi. Hari ukuntu abantu bashobora kuza ari ugushungera, ariko byibare n'ukuntu abantu bashobora kuza bavuga bati se uyu mukobwa bitewe n'ukuntu nyine yitwaye, bitewe n'uburyo abantu bamukunda, ese koko byibura abantu bazamushyigikira nyine nkuko nawe ashyigikira abandi. Soro nyamuneka akanako nagashya, niba uri umukobwa hari na gukundwa n'abantu ku buryo abantu bazaza atari ugushungera, ahubwo bazaza kubera urukundo cyangwa se kubera yuko nyine bumva yuko ibintu byawe bigomba kuba birenze bitewe n'uburyo witwaye. Akase sagashya, reka tujye ku kandi gashyiro ka gatatu nyamuneka karanze ikirori cya Nyambo. Ni abantu bitabiriye ikirori, abamuherekeje rwose bari bambaye neza bose kandi wabonaga yuko bishimye, bameze neza cyane. Haba abavandimwe ba Nyambo, nyine inshuti za Nyambo, abo bose byagaragara ko rwose bamwishimiye ndetse kandi banejejwe. Agashya kanyuma gakomeye cyane nyine njye nabonye kuri uyu munsi, ni ukuri kw'Imana nakubeshye, umukunzi wa Nyambo amwitayeho kandi aramwubaha rwose, amuhereza agaciro. Si ibyo gusa kandi witegereje neza imodoka bagenzemo bro kabisa, sinzi niba nawe warabibonye, ariko ngiye narabyitegereje ndavuga ni kano kantu nagashya kandi ni akantu kadasanzwe, ni akantu kagaragaza yuko nyine yahereje agaciro uriya munsi. Bagenze mu modoka, sinzi ukuntu bayita, ni n'ubwa mbere ngiye nyuma yuko kuva mbayeho rwose nta modoka nigeze, naniyo nigeze ngendamo, naniyo nigeze nicaramo kuva mbayeho, kereka neza nyine ngiye kwiga, ariko naho ubundi mu buzima busanzwe nta modoka nigeze. Ariko bro, iriya modoka ni nziza, biragaragara yuko rwose uriya mutipe amwubaha ndetse kandi nyine amuhereza agaciro cyane nk'umukunzi wiwe. Rero rwose nta kindi ngiye navuga aka kanya, ni ukubwira Nyambo ngo uzagira urugo rwiza, uzabyareho ngo nakobwa, uzonwe, uzasubiza ingobyi umugongo, everything nyine this for you, ibi byose ni ibyawe, Imana yarabiguteguriye, izabiguhe ibintu byose wifuza mu buzima bwawe, izakublessing, izabe mu ruhande rwawe. Situzabe nyine nk'aba bakobwa bagenda bakubaka tukumva ngo amazi iminsi ngahe, amazi icyumweru, amazi bitangiye nyine ugasanga batangiye gushwana, ibintu bitangiye kuzamba. Ntabwo ari byo tukwifuriza ibintu byiza byose bitangwa n'Uwiteka, kandi nawe uzabigiremo uruhare, uzabiharanire, Imana izakurinda. Ndabakunda cyane abankunda rwose, Imana ibagire neza. Nanjye nkakubaza ndetse ku ruhande rwawe, wowe urabona ari akahe gashya nyine ni wowe wabonye ari nk'ikihe kintu wafashe nk'agashya kuri uwo munsi wa kiriya kirori cya Nyambo, cyangwa se urebye utuvido twaturendinze amafoto, ni ikihe kindi kintu wakongeramo nk'udushya nyine wowe wakigiraho cyazagufasha muri uru rugendo rw'ubu buzima. Ndagushimiye cyane wowe udukunda ibyo dukora, wowe udushyigikira umunsi ku munsi. Imana ijye kugira neza ndetse kandi ijye guhera umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Ngiye mwumva umunsi ku munsi. Amazina yanjye nitwa Iva, mbategura inkuru zubaka sosiyete, inkuru z'ubwenge kandi nyine zadufasha guhindura imitekerereze.